navuga ko ni umugabo Nirikiriki niwe muntu wanzanye na Safi nawe yakoze muri Unlimited kuri reception nibyo nabyo Safi yakoze muri Unlimited Safi Madiba ndumva ari cyo gihe Davido yaje mu Rwanda ubwo ngiye bamamagaye nka 8 z'ijoro bambwira ko Davido bashaka ko yakorana na JayPolly ni muri ubwo buryo rero JayPolly amahirwe yayabuze yo kuba yakorana na Davido kandi bavuga ko ari wowe ahubwo wamurishije amahirwe umuhanzi wa mbere na mbere wanangaje ni Bruce Melody twamubonaga ava i Kanombe ashobora no kuba yaza n'ibirenge yiyambariye n'ikabutura n'akamambiri niwe muntu wanangaje uburyo yahise atumbagira ku rwego umuntu atari yiteze Melody kintu no umukorana bushake ni munyakazi nakunda akazi ikintu yashatse akigeraho niba Melody avuze ati ngewe ndabyuka saa 12 ubwo studio aba yayigezemo saa 1 noneho witwa bafaza na The Benjamin ni bamwe barashinjwa kuba baratwaye ibikoresho bya studio barakekwaho barakekwaho kuba barajyanye ibikoresho bya studio ibikiri bikibwo Yeah, OG, this is BigTown TV, you already knows, murabizi dumundi ni bya bindi kuzibura nshikirwa live mu nzira zose imihanda yose niki nawe urafata. This time mu buryo ibintu byacu twamaze kubihindura isura uyu munsi twavuze ati reka tugende tubarebere mu nzu y'ibitabo. Ninjya nkubwira inzu y'ibitabo n'abantu baragiye bakora amateka impande n'imande ari ukuntu tugira gutyo tukavuga ngo waragwane ese ubundi wagwane gahunda ni yindi rero hari byinshi tujya tuvuga muri zibura nshiki tukavuga ku basani tukavuga ko ibyabo byagiye bigenda tukavuga ngo iterambere ryabo ryagiye rituruka he na he mwe mukagira ngo turababeshya abandi bakajya muri comment bakadutuka abandi mukagira gute twaravuze atari igihe tuzatuza tukazibura nshiki twamara kuzibura tukabashakira na fact n'ibimenyetso kugira ngo umenye ko nshiki yacu hatarimo na gatonyanga katameze gute hatarimo nakantu na gatonya nagatonya ngabwira mugenzi wawe ngo # ni batoneke uyu munsi rero muri zibura nshiki uyu mwaka nukubatoneka mane nukubatoneka induru zikavuga none urabicura bamaze ndabamaze urabica wallahi none amonye batoneke ya boostinze original kabisa my brother nyiratwika bihombe hafi 20 umuzigo urimo neza mu minsi 3 kabisa ako se ko mama yake yari yayijemo ari kubereka gwede yarari na wezira yari ari kuzikaraga induru zivuga wallahi anapirikishije ingati pirikishije bose batangiye akubura kangomaze Ntago ufashe umudamu ukamujyana muri video kuriya ntabwo uba ufite mwana no umva ngubwire Kamaro njewe impamvu ntabwo banagera bwo kumushyira muri video kuko nubundi naramumuritse sibyo naramumuritse ahubwo impamvu kumushyira muri video kwanjye mbanyira ngo aze nyine ibyo abandi bantu bose bikinakinisha bikatisa bereke yuko nanjye shori yanjye yabinkorera ni shori yabikoze kabisa ha boosting rero tubabwira ni bya bindi turi kumwe n'umuntu wavuga ko ari umwe mu bantu basobanukiwe entertainment yo mu Rwanda inzu y'ibitabo ni inzu y'ibitabo cyakora manager umva reka nibimbira abantu kwanza sawa murakoze cyane kuba tugiye kugerana kino kiganiro byitwa ngo ni icy'amateka ni kuzibura nshyikivuga ngo kuzibura nshyi no kuzibura shwi cya 2023 ndumva ibibazo ari ibyanyu bwo mukamba batangira wibwira abantu amazina yawe yose wimatatu rubabwira ati yewe hano nukwire kura Jado turi muri Touch Record anyway mumenye ko ubungubu twashe muri Touch Record ni studio yakoze amateka menshi cyane yari inzozi zimwe za bamwe mu ba producer ndetse n'aba director hano muri Rwanda umudirector wese ugezweho muri iki gihugu cyangwa se yakandagiye muri iyi nzu yari afite inzozi zo kwigeramo bayita Touch Record umuhanzi wese watwitse mu Rwanda yakandagiye muri iyi nzu ya Touch Record bari bayirimo bayifiteho n'amakuru reka zibure nshikino nanatubwire imva n'imvano ya Touch Record atubwire amapya yayo atubwire ngo Touch Record bimeze gutya ibyatumye bigenda gutya byagenze gutya Jado turakwakiriye tangira wibwira abakurikiranye BigTown TV kigano n'izibura nshiki bwo amazina yanjye nitwa Jean de Dusenga Umuremyi niyo mazina ari ku indangamuntu niyo mazina yanjye mu by'ukuri
urebye rero ubwo nkaba naratangiye gukora mu bintu by'amastudio kuva 2011 bishira 2012 ariko ahantu natangiriye ni muri Unlimited Record Lick yakoreragamo niyo studio mbese yangize uwo ndi wiranzamura nyizamo taci igishingwa n'umugabo ufatika bamwita Mutesa manager wayo wabaye manager wacu bamwitaga Are ubwo urumva ni muri ubwo buryo baturambagijemo bitewe n'uburyo batubonagamo ibintu by'ubushobozi baraturambagiza tuza kubakorera nazanye n'umuntu bita Traxleya nzana n'umuntu bita Fayizo de Benjamin abo bantu bo twaje turi igitero cyari kigiye gusa nkaho umuziki mbese kiwuhindura amateka mwari muje guhindura umuziki muje muri studio nshasha ya Touch Record nibwo ari gitangira muri 2012 hanyuma uza mu bijyanye n'ama studio urumva ninde wakuzanye bwa mbere ubundi umuntu wanzanye navuga ko ni umugabo ni Lick niwe muntu wanzanye Lick production producer niwe muntu wanzanye muri ibi bintu bya showbiz kwaho nabaga nibera za Nyarutarama nkora akazi ko mu rugo kuko nizi ibintu byo guteka ambo aramamagara ati mwana w'iwacu tuvuka ahantu hamwe murase muvuka mu majyaruguru ahantu bita Ibyumba nubwo imirenge itandukanye Lick no munyabyumba niho yavukiye wenda bo baje kuba bakavukira bikigara ariko ndumva nabo n'abanyamerika ni muri ubwo buryo rero twaje muri no industry ariko urumva we yananze mu bigwi imbereho niwe wanzanye arabati ba Python barandya ibiki n'ibiki ariko we kubera uri umwana wo mu rugo ntago wandya ni muri ubwo buryo najemo kabisa niwe ngo na Emi Python yakoranye na Lick na Safi nawe yakoze muri Unlimited kuri reception nibyo nabyo Safi yakoze muri Unlimited Safi Madiba nawe yakoze oya ariko nibyo yakoze yandika abantu baje yakoze muri Unlimited kibaho ibisumizi byabaga mu Biryogo urumva rero bari barahuritse bakiba muri Urban Boys yabanza yakora kuri reception Python niwe naje simbura hanyuma ba TMS bo baje gute ba TMS bo bagiye baza ari uruvangitirane ariko TMS yaje akorera ibisumiza akorera Riderman ntago we yigeze akora muri Unlimited ntago abantu wasimbuye muri Unlimited ni nuza na Safi Madiba nakandi gahungu kagakara karaho ngaho ubu naga izina nkibuka ariko nasimbuye nk'abantu bagera muri 3 nibo bantu nasimbuye ukimara kuva muri Unlimited werekeje zahe Touch yahise turokirita iduha amafaranga n'abandi ba producer tuva muri Unlimited Fazo Traxleya ba Fayizo abantu nka hanyuma nuze se uriya we ntago mwakoranaga inde undi agiye yitwandera inde wanyibutsa ngo umaze iminsi akorera Evidex Evidex n'umwana w'ejo bundi Evidex yaje muri ibi binyejana by'abaproducer bari barabuze ariko abaproducer byitwa ko bakakaye ni Junior Fazo Traxleya abo bantu nibo twari turi mu gikundi kimwe nibo bantu twazanye Jado bakuvugaho nk'umuntu utajya uva kwizima abantu bakoze mu studio ndetse ufata n'ibyemezo bikakaye aho ngo hegeze kubasaga yuko Davido yaje gukorana indirimbo na JayPolly baza kuri Touch ubima studio ngo rababwira ngo nibasubireyo ibyo binibuza bituma ndetse ngo na JayPolly abora amahirwe yo gukorana indirimbo na Davido ko Davido yarafite igihe gito bitewe n'iki ibyo bintu byabayeho aribwo Davido sinzi niba bari kwizihiza imyaka FPR yari imaze ndumva ari cyo gihe Davido yaje mu Rwanda ubwo ngiye bamamagaye nka 8 z'ijoro
bari kuvuga ngo nze ngo mbakingurire kuko ninjye uba ufite imfunguzo za studio. Ba JayPolly na Davido Manager niwe wamamagaye nijoro bambwira ko Davido bashaka ko yakorana na JayPolly, ariko bavuga yuko JayPolly yari yasinziriye mu modoka kubera yari yanyweye agatama. Ni muri ubwo buryo batakoze. Noneho nanjye bamamagaye bavuye kuri stade Amahoro, baje kuri studio ababazanye na Davido. Davido we hari uburyo bari bakotakisanye bavuganye, ariko yageze kuri studio kuri touch yara kuri 40. Ni muri ubwo buryo rero JayPolly amahirwe yayabuze yo kuba yakorana na Davido. Kandi bavuga kari wowe ahubwo wamurishije amahirwe. Oya nose nge ko JayPolly yazanye na Davido baje kuri codinga, bageze kuri touch basanga harafunze. Nta n'umuntu waraye muri codinga. Nta muntu icyo gihe warayemo. Hamagara we nka manager wa studio. Icyo gihe warushinzwe ndetse no gukurikirana amatiyo za touch record. Baguhamagaye uritaba urababwira uti muhamagare boss nabyemera ko nza kubafungurira. Nibyo wagira ngo wari uhari. Ibyo bintu niko byagenze. Maze mutese bakakubwira ngo wagicucu kare Davido uri ugiye kuri coding n'indirimbo na JayPolly we tugakora indirimbo ngo yango ni muhamagare boss. Urumva ko icyo gihe nkawe baguhamagaye nka 8 z'ijoro kandi watashe kandi ubutaha mu manegeka. Hari igihe uba ufite impungenge ukavuga ati saya manegeka ndi gutahamo ibisambo biba birekerereje bikaba byanera ibyo byuma. Juna we nibigeze kumufatiraho ibyuma ba hano hepfo za Matimba. Ariko nyine byibura se wumvaga ako gaciro, wumvaga agaciro ka Davido cyangwa ntago wari umumenyereye, ntago wari uzi Davido cyari cyo. Davido ahubwo ngenda namufana, ahubwo ndanamwemera cyane, ahubwo ni kwa kundi ngo nibitarahira igihe ugashiduka inkono itahiriye igihe. Ariko urumva Davido we ninde se utakemera Davido. Yewe biratangaye byaransekeje story yarayumvishe. Abantu benshi bayumvishe yarababaje cyane kubona Davido aje kuri coding indirimbo muri touch bakaza Jada kari mu rufunguzo. Urumva Jada yarawubanaga kabisa. Iyo wazaga nko gukora nk'indirimbo muri touch utabanje kuvugisha Jado, menya ko zeru yawe. Cyangwa nk'umusani ngo yakweme ngo umuproducer ngo yakwemereye ngo kubukora akaririmbo k'ubuntu Jada atabyemeye, wahitaga ujya yahuzo. Urumva ibi bintu bisaba kuba uri seriye. Utari seriye nka Safi ari ubwo twakundaga nko gushaka kuba twahanganaho. Ariko umva ngo Safi se mwagera mupfiki. Oya buretse gato singuciye mu ijambo. Urumva ko iyo za kuza kuba muri akuba seriye cyane ntago ari byiza. Iyo za kuza kuba utari seriye uri amugoroba Davido warajeje amahirwe yo gukora indirimbo na Davido. Urumva ni inkono itarahiriye igihe buriya niko Imana yari yabipanze igihe cyo gukorana ntago cyari cyageze. Nose ntago yigeze no kumubwira ngo agiye muri Nigeria bagende bakore. Nose barakoze si icyo gihe ninjye wabaniye ku buryo JayPolly batakoze. Urumva ni inkono ibitarahiriye igihe, na amahirwe make yagize amahirwe make yo kuba batarakoze. Jado uri umuntu wahuye n'abasani benshi bagiye baguca mu ntoki bamwe batangira music urumva bamwe bakaza muri studio bahorana n'utubazo dutandukanye n'iki byagiye bibera ku ma studio ntago twabigarukaho byinshi. Ni bande bahanzi bateye imbere baguciye mu maboko baguciye mu ntoki? Umuhanzi wa mbere na mbere wanangaje ni Bruce Melody. Niwe muntu nyikorana na Fazo kabisa, twamubonaga ava i Kanombe ashobora no kuba yaza n'ibirenge yiyambariye n'ikabutura na kamambiri. Niwe muntu byanangaje Melody kabisa aririmba za uzandabure za tubivemo. Niwe muntu wanangaje uburyo yahise atumbagira ku rwego umuntu atari yiteze. Ewana niwe muntu wanangaje. Abandi bose bo ni service bazaga banyaka nubundi nkuko baza bakishyura kuri reception bakatisha dore ka tukwishyure. Ariko Melody niwe muntu wanangaje uburyo ki yarazaga mukamurebera mu kimuye nta n'umufungo yatanze. Ku buryo yemeraga tukaba twasangira nako kaji niyo chapati na ya brusheti yaguraga 100 mu biryogo sinzi niba kuri bisimira zaguraga 100 na jizo mu ducupa zagurwaga 50. Urumva basukaga zinkorana. Urumva rero none se urumva nkawe urumva ko kuba kiriya
gihe byari kuri haso umuntu akaba yanywa iyo ji cyangwa iyo capati capati ari 50 ibishyimbo ari 100 ambo iyo brushette ari 100 urumva ko umuntu kuba yaranyuze muri ubwo buryo ukajya kubona abaye mustari ebana ni hatari. Ubu Bruce Melody yashize ikingana gute mutabonana? Imyaka nk'icumi. Melody ebana hashize nk'imyaka 10 tutabonana kabisa. Yego rasajya yibuka kanaguhamagara cyane. Ahubwo nimero yanjye banza wenda yarayishize nka blacklist niba yaba nayifite. Umunsi w'iki Bruce Melody nicyo mwibukiraho muri ibyo bintu byose mwaciyemo. Ndibuka njyewe icyo nibuka nuko yabaga ararwampara. Melody ikintu ni umukoranabushake, ni munyakazi. Ni munyakazi nk'uko abyivugira, nakunda akazi, ikintu yashatse akigeraho. Njyewe ndibuka tubana na bafazo nawe twabanyeho igihe gito, ariko Melody akunda akazi. Niba yavuze ati twabanyeho mu nzu, niba Melody avuze ati ngewe ndabyuka saa 12, ubwo studio aba yayigezemo saa 1. Urumva rero Melody nicyo kintu muzi ko ari munyakazi. Kuva yatangira kuba umusitari ntago muranahura ngo uramubwira uti ndemera n'iki nk'umuntu twabanye asangiye juice za 50 dusangira brushette y'ijana yo kuri Bismillah munsi nta kintu muravugana kuva icyo gihe. Kereka wenda aho mbyibuka nigiye yarari gukora indirimbo n'ujya unyinisha iriya multi system yakoze, niho hantu yigeze kuza asanga kuri touch arabati Jado reka muremere. Icyo gihe yamaye 10,000, ariko numvaga ari nka miliyoni amaye kuko icyo gihe ntago muheruka kabisa. Icyo gihe muri touch na n'ubu niho mu rugo, ariko ubuzima ntago bukimeze nka kwa kundi bwari bumeze. Wumva akazi karabuze, niyo hashize icyumweru nta mukiriya, ibyumweru 2 bigashira, abahanzi banza barabuze amafaranga muri ino minsi nko mu ntangiriro z'umwaka, baba barayashyize mu bitaramo, barakoze za album n'ibiki, akazi naga hari muri ino minsi. Ariko abahanzi bakora ibyo nyibyo ntago ari bo mamukene abahanzi baza kwishyura bakizamuka, kuko nabo batanga amafaranga, naho abamaze kuba abastari bakishyura kuza kuba bafite ama studio yabo. Ese ibiti bibonye ntibikurakaza. Ubundi underground nizo ziba zigomba kutwishyura, ariko mu gihe underground zabuze urumva ni ikibazo muri make, urumva twakwishyurwa. Umustari hari igihe niyo ndirimbo yayikorera for free bitewe n'urwego ashaka kugezaho studio. Ariko abahanzi bakizamuka bo mu ntara basigaye bacika intege, kubera ko ibihangano byabo nibabijyana kuri radio CD baravuna bashyire puberi nibayikine. Urumva icyo gihe uwo muhanzi ahita acika intege zo kuza muri studio kuba yakora iyo ndirimbo. Jado, ni iki kintu cyatumye Touch Record isa nkaho isubiye inyuma mu bijyanye n'iterambere yari ifite n'uburyo yari maze yaje kaboostinga, ukabona ko abahanzi benshi bakayisayiningamo, ba JayPolly, ba Green P bande, urumva abahanzi batandukanye, Tony Unique urumva naba Niyo Rick, urumva wabonaga ko ari studio, ari label ifite gahunda ndetse yarije kuzamura cyangwa se guteza imbere music nyarwanda. Niki kintu cyatumye Touch ihanantuka ikikubita hasi ku buryo yashwanyutse? Urumva Kamaro nkawe uzi ibintu bya showbiz, ama studio yabayeho, ngewe nabayeho nzi ngo Narorodi, nabayeho nzi ngo Bridge Record, nabayeho nzi ngo Top Faisal, nabayeho nzi ngo Ibisumizi, nabayeho nzi zo za Unlimited. Urumva ayo ma studio yose yarahombye, abakire bashoyemo amafaranga barahombye bacika intege. Urumva ko iyo washizemo ikintu ukagishyiramo amafaranga gihita gisubira inyuma. Urumva rero nk'aba bari Shari bano ba Mutesa kuba bareinveste amafaranga mu bintu by'amastudio bagahomba, ntago baguma bainvesta mu bintu batinjiza. Urumva studio zose zarahananutse. Ubu ngubu ino Katuri Record wajyaga wumva, Katuri Record, Katuri cyangwa Country, yes, Element ko yavuyemo. Ubu mu minsi iri imbere naho akazoza kayo hari igihe nako katazaba kariho, nayo ukajya kumva yazimanganye. None se
aha muri touch kamwe mwahamagaye Nesbeat witeze iki ahubwo Nesbeat niwe boss wa touch ubu isigaye yitwa One Touch ni One Touch nuko ngo Nesbeat yakoze collabo na Mutesa ubwo Nesbeat ari uburyo yayiguze Nesbeat Touch ni One Touch ni ya Nesbeat Mutesa okay Mutesa yarayimuhaye aho yarayimugurishije Nesbeat niwe waguze Touch record niwe wayiguze ubwo ahubwo abahanzi bazajye bumva ko One Touch Nesbeat producer afite studio niwe izina rya Touch naryo yayiguranye n'izina oya izina yasigaye muri RDB ariko Nesbeat we hari uburyo yahise ahindura izina ayita One Touch ni One Touch studio niyo ya Nesbeat ntago bya Touch record biri mu gukora neza muri iyi narashoboye ahubwo abakiriya bazajye bamugana nk'umu big producer nawe bari kwica gake nshaka kubaza Jado uramutse wumvishe indirimbo Element yakoze itarimo irarugwa ngo ele wabimenya bitewe ibintu akora byasaga nk'ibyo Washington yakoraga Washington producer ndavuze ngewe Nesbeat yakoze indirimbo na Element agakora indirimbo ariko barangiza ntibashiremo logo zabo iyo ndirimbo bashaka kuzitandukanya nazitandukanya wasitandukanya gute nuko ngo buri producer aba afite kick akoresha aba afite uburyo intoki zo zikereya projet ku buryo mu byiyumviro byawe ufite nk'ubu wenda duspose nk'uko Kerema ufite kumva slow yakoze ukumva iki indirimbo yakoze ugahita wumva ati no ndirimbo ni ya Kerema undi muntu nabashaga kuba nakumva indirimbo ni Junior Ewan na projet yakoze na Fazo nawe yabaga yakora projet ukaba wakumva Fazo big producer ariko je navugaga Element waramutse wumvisha indirimbo ya Element yakoreye nk'umuhanzi wenda tuvuge nitujye mu bahanzi b'abastar yakoreye mu underground ukayumva ukumva nk'iyo ndirimbo ariko itarimo wamenya neza ko ari Element wayicuranze bitewe n'igihe umuntu aba amaze muri ibi bintu by'umuziki yewana nabimenya kabisa okay Jado ni byinshi wagiye uhura nabyo kuri studio ni experience y'imyaka myinshi nyango 12 umaze ubana n'abahanzi ndetse ubana n'abaentertainer batandukanye abanyamakuru abapaparazzi n'iki aba underground aba superstar ni iye experience byagusigiye mu gihe umara kubona yuko abantu baza bagakora bakava mu kazi bakarenga studio yaraje ari ku rwego rutoya akabona arazamutse abaye umukire wawe ukagusiga andi ugasigara umeze gutyo ntagire ikindagwa ntagire kirakumarira kandi waramufashije ukarara amajoro wicaye utegereje ko indirimbo yiva muri studio iki ni bande wagerageje kubwira ngo bagufashe nyuma yuko akazi kabagabanutse ndetse na Touch record isubiye inyuma wenda mu bahanzi kavuga ati abo ngo twarabanye neza kamahamagare mubwire agira ikintu amfasha ndemere urumva abantu b'iki gihe basa nkaho babaye nyamwigenda banga umuntu ufite niyo waba utaramuhaye amafaranga cyangwa nkuko wambwiye ukaba wamuha iyo service yo gukarabisha umuntu nuko wakaribu ukamubwira ati karibu urumva icyo gihe nkanjye nk'umuntu ubushinzwe kwakira abo bantu umuntu ushonje mu maso uhita umubona Kamaro wefite kuza ngiye nkakureba nkati Kamaro urashonje ni bande bahanzi bakunze kugaragara kuri studio bagaragara mu maso nk'abashonje urumva nta kibazo none se kumva urashonje ko biri nomo urumva abahanzi urumva cyane nk'aba bahanzi byitwa ko ba boostinze muri ino minsi bose ikibazo cy'inzara bakinyuzemo wakunze kugaragara kuri studio ubona afite inzara mu maso muri abo bahanzi bose twagiye tuvuga nindi ubu rero oya ntugire ikibazo oya bari benshi ariko nese njye sinabasangaga imihanda ngewe ubwo na Skype rero navuga ko nawe yabaga ashonje sibwo Skype tuse ko atigeze aza gukorera muri Touch nazanaga icyangwe kabisa nazanaga icyangwe twaranakoranye ariko njye n'inzara nari nyifite ngewe nari ndi no kwishaza rya danje hari nka gisa cy'inganzo
urugero ko yakondaga kuba shonje byagaragaraga ko na melody nawe urebye imyaka oya urumva imyaka nawe agitangira urumva ko burya iyo ugitangira hari ibintu biba bitaragenda neza ariko melody urumva kuba yari umwana w'Ikanombe Imana ikamugirira ubuntu akaza guhitinga anyway Kamaro nanjye boro ya mbere bita Wabagaye nabanje kuyirekodingira muri touch ni tracks raba ikoze 2010 na kangahe 2014 Jado nabwo yaniganye ifuro ninjoro ari kumbwira ngo ninsohoke muri studio ngomba ngo sohoka none urukuna iyo giraga gutya gatoki ngo tracks re yangabo bantu ngo sinshaka ngibi nibi ngo basohoke abahanzi hari uburyo bakina deal akazikinana na producer urumva izo deal bakinnye yamuhereje ako kantu gashobora ngiye kutangira ariko ngiye shaka Jado atubwira ndabizi neza ko muri touch nako mu studio wagiye ukoramo abahanzi benshi bakundaga kurongorera abakobwa muri studio babakobwa bakunda basani ibyo bintu wabyakiraga gute yobonaga barongoreye nk'umuntu muri studio ahantu wakoraga cyangwa bamujyanye nk'inyuma y'igikutu ugasanga bari kumutoresha ibiceri sha ebani nanjye mbyumva nk'amakuru mbyumva nk'amateka oya urumva icyo gihe hari ibintu abantu banyuramo buriya abantu banyuze mu bintu byinshi ibi bibizamo ibyiza bikazamo urumva rero hari abo byabayeho hari abo bitabayemo icyo gihe rero kujyaho ngo nigire umwere biragoye nabyo nigeze mbona ariko mu studio ebana hajya haberamo amafisa menshi bavuga ngo T Brown yarongoye nuze ibyo narongoreye mu bisumizi wabyakiriye ibyo ngewe numvise ko T Brown ahise yirangiza kuko urumva bira bintu ni umuvumo urumva ko gusambana ni umuvumo ariko se ahubwo ari hehe mu ndongira ahantu ari T Brown wowe uramuheruka namubonye mu Kinyambejo bundi urumva rero nk'ibyo bintu wasanga byaramukasiriye Ninde mu producer wemera mu ba producer bakoze muri touch yaba bakora ama video ndetse n'abakoze umuntu nzi w'inyangamugayo bamwita Fayizo ukora video ukora video nawe yakoze muri touch ni umuntu uri seriye ahora yiteza imbere ntago ajya ahinduka ni wa muntu generation zije ajyana nazo bivuga ngo Fayizo ariyuburura agenda bamushya paka hanyuma de Benjamin wabivuga de Benjamin we sinzi bye yararaburije ahubwo aho bazamumbonera bazambwira yararaburije cyane yagutwaye ikize ni birefu sana ubwo yagutaye mu bihano bamwe mu producer bavuga ko bagiye batwara ibikoresho bya touch ndetse bikaba byarateje n'impagarara bigatuma urumva n'uwo Fazo de Benjamin abo bantu bakwiriye kwica fayine bakica amande kuko ntago bari sawa noneho witwa bafaza na de Benjamin ni bamwe barashinjwa kuba baratwaye ibikoresho bya studio barakekwaho barakekwaho kuba barajyanye ibikoresho bya studio ibiki ubwo de Benjamin harimo mashini urumva Fazo yajyanye kambo mikrofone na wajyana mashini hanyuma se aba director se aba producer bakora video ntabyo bajya babatwara aravuga de Benjamin kariwe ngo atwaye imashini ariko abandi bagiye bazamo nyine by Big God bin na bane muresi bose se bakoze bavone yakoreye muri no vava hubwo uwo nguwo na Bob Chris Bob ngo yagiye no muri Canada nta nubwo muheruka gusa we nta kintu nzi yajyanye ariko nk'abo batatu twavuze haruguru ni burebye bazanye babaye ibirura
nica nikiza none se Jado ikibazo mfite ni iki ngiki njye amakuru maze igihe nifite avuga njye nagiye nkurura imyaka myinshi yanga muri taci biravugwa yuko ikintu cyatumye taci isubira inyuma haravugwa yuko gusubira inyuma kwa taci byatewe n'aba producer ndetse aba producer n'aba director b'ama video batinzaga gutanga projet bivugwa hanibukwamo ko hari story yigeze kuvugwa muri taci ubwo uwitwa Bruce Melody na Wizo na radio bakoraga indirimbo bita music The Benjamin yayimaranye igihe bituma wana byarakaje Rishari bituma Rishari afata umwanzuro kuvuga ati ngiyeho sinzagaruka muri taci mu gihe akiri umusore witwa The Benjamin niyo mpamvu The Benjamin nawe byaramucanze nawe yasubiye inyuma urumva ufite imyitwarire utabasha gutanga projet ku gihe biragukereza urumva aba producer baba bazi ko kuba bafite igihangano cy'umuntu ko ngewe mbyibuka nigeze kuza nsanga zaba induru Rishari mwari muri kuvugana iki yabuze irandirimbo Rishari nk'umushoramari w'umuherwe wikiriye nubwo yabivuyemo urumva ko Prosper yabagaraha uziko na undi muntu muyoboke nawe yigeze kubaho manager wa Superevo urumva rero nk'abagabo nk'abara kuba bafashe amafaranga yabo bakayashyira mu kintu bakakibura urumva ni ikibazo Gilbert yari yifungiranye muri studio wanga kumutanga Gilbert urumva arega iki gihe aho tugeze akazi n'akazi kagutunze ubu ugomba kukaba musiri cyagenze gute nkawe ko wari ushinzwe gutanga ibikorwa by'abantu kari naho bishyuraga iyihe mpamvu utabwiye Gilbert ngatange projet urumva aba producer bameze nk'abantu ugiye urumva icyo gihe nka producer hari ukuntu akubwira utugambo tw'utuyeri bya bindi wari ufite bigahita birangira nka The Benjamin cyangwa se multi system junior tunamwihanganishe dore ko anarwaye amerewe nabi bivuga ngo hari igihe wajyaga nko kumureba mu rugo nabe yagukingurira icyo gihe rero urumva uwo muntu aba yishe gahunda zose zari zateganyijwe niba ugiye kumureba telefone akaba yiriye urwara mu kanya ngo urabona ngo ndaje urabizi nawe ibintu bya producer iyo batagukereje ngo ndaje subizi rengeza bati ndaje ni muri ubwo buryo ubona aba producer ahubwo baba bakwiriye kuba seriye kiyo batabaye seriye bari kwica none se kari wari uri kureberera izo nyungu z'abahanzi n'ibiki nawe nka manager ni wewe wakiraga amafaranga rwose no muri no mu gitabo nkabyandika no mu gitabo kabyandika ukanabisinyaho Shadow ni iyihe mpamvu ubona ari iyihe mpamvu yatumye studio isubira inyuma kugeza kuri urumva kandi Mutesa yabahembaga neza bose amafaranga yarabaga ni ubona ari iki kintu cyateje ku gatotsi nuko ngo inzitizi zabayemo habayeho barusahurira mu nduru urumva rusahurira mu nduru zaje zishaka niba twabyita gukira byihuse siba twabyita abo naba producer n'abahanzi bose nyine urumva y'abantu nkawe nk'iki gihe ujya kubona nk'umu manager hurudutse hanze araje ukajya kubona abahanzi bamuriye urwaho bahise bamurya amafaranga ese tutabeshye ko yari manager watangiranye na Taci ndetse yakoranye na Mutesa Theodomiri wewe twavuga ko ari CEO wa Taci kuva kera nicyo cyatumye ava muri Taci urumva hanyuma yavuye muri Taci wamusimbuye akaba manager we kuki utakomeje ngo pushinga nyine ubone ko Taci wayizamuka yishyira kuri standard urumva we icyo yaragamije wenda twumva ko hari igihe ibintu biba atari iby'umuntu urumva icyo gihe we niba yarabonye ko atari ngombwa ahitamo kwigendera ariko nta kintu yabatwaye buryo iyo umuntu ari boss wawe nago winjira mu buzima bwe nago wakinjira mu buzima bwe biba binagoye ko Gacemangwa yuko uwitwa manager yagiranye ikibazo na CEO wa Touch Record bapfa amafaranga ya nyakwigendera
JayPolly yari yabaye muri Guma ariko jya umena umuceri si uko byagenze bafuye amafaranga yaraturutse muri Guma ibyo bintu byagenze gute urumva ubwo nyakwigendera JayPolly yazarasara aravuga ati ngewe ngomba kubona umufungo wanjye ngewe icyo nibuka nuko JayPolly yagiye azavuga ati wenda amafaranga yayahaye are nawe ati jado jya kuverisa urumva iyo wagiye kuverisa inkurikizi zo kuyabikuza ntago buzizi najyana miliyoni kiragiye twabaga dufite ifungo na miliyoni 2 ukaba waziverisa gutyo ko ari igihe na verisaga na miliyoni 3 ku munsi bite bivuye mu bikorwa twabaga twakoze by'umuziki abahanzi bishyuye JayPolly yazanye gutyo JayPolly bazanyaga n'abandi bahanzi urumva ko ririya zina ryari rikaze nk'umunyacyangugu cyangwa umunyagitarama akaza ati JayPolly ahakorera Bulldog ahakorera Green Pa ahakorera urumva amafaranga yaraboneka n'undi buze gukora indirimbo hanyuma ninde icyo gihe wari uri producer w'amaudio hari icyo gihe Fazo yarahari Traxira yarahari Juna yarahari bari abaproducer batatu ariko ngo haje kubamo bombori y'umuntu witwa Fazo yaranze kugaruka muri studio avuga ati ntago nzajya nkora Traxira yahari tubwire n'umuproducer babereye imbwa muri touch wabaye imbwa muri abo ngabo batatu ba audio hagati ya Junior na system na Traxira na Fazo ubona byanze kabisa waforopinze neza se jambo isugo yakita umuntu ya nawe waburengereye kama ahubwo nyine waforopinze nicyo kintu kivugitse neza noze nta mukinnyi bagura ngo yaforopinze muri za Man na za Liverpool ahubwo waforopinze muri abo batase n'abaforopinze baragurwa uramugura agaforopinga nyuma ukamwe cyangwa ukamuforopingura wapi foropinga nyuma ninde umuntu wabanje guforopinga hasi ubu twavuga karindira Fazone ku marembo y'abaribo Junior we nyine yari yavuye muri Bridge Record yagiye kwa Oda Pass kwa Oda Pass se ejo bundi kwa Oda Pass nejo bundi aha avuriye mu bitaro aho niho wenda yaforopinze ndumva ari ibyo kabisa Fazo sa makuru yiwe Fazo ahubwo se nta makuru ye mwandusha ubu nanjye na nimero ye nayengira okay aha uyu nguyu rero bamwita Jado akaba ari umunyabigwi ndetse akaba n'umuntu wakoreye ku studio cyangwa se wakoze mu studio y'abahanzi yagiye abana n'abahanzi benshi yahuye n'abastari benshi byamamare bitandukanye uyu munsi akaba ari muri Touch Record iyo Touch Record yamaze kugurwa na Nesbeat producer One Touch yitwa ngo One Touch cyitwa Touch Record cyabaye amateka ahubwo ubwo namwe iryo jambo muri sibe mu muco Jado ni bande basana ushaka kugira nk'ikintu waka ukababwira ati twarabanye ni mu nzunge urumva mu ndeme urumva icyo gihe buriya hano ku isi iyo uriho abantu bakubona abo bantu nabo nibo bagomba kwibwira bavuga ati Jado umuntu wadufashije kugasima biki nibiki ani n'indirimbo zabo ngo bajya kuzijyana ku maradi cyane ahubwo napfubyemo nk'umuntu wari nka manager wa Danje nuko byo bita ubushobozi byabuze abanyamakuru bose babagara abanje kabisa Bruce Melody mwabanye mu nzu ndetse n'abandi Melody nk'umuntu wakize azajya areba kinyuma hari abantu babashe kumupushingaho gupushinga umuntu niyo wamupushinga umunsi umwe biba bihagije sibyo urumva kupushinga umuntu ntago ari Philipita ariko yari umuntu wawe Philipita ahubwo ndanamushuhuje ubwo nawe twigeze gukoranaho ku isango nkazajya mujyana ibihangano ibintu nk'ibyo Jado urakoze cyane kabisa so abantu badukurikiye rero ngaha turi kuri BigTown TV murabizi ko turi mu kiganiro cyo kuzibura nshwi uyu mutipe no umuntu ufite experience nini ko imyaka irenga 12 akorera mu studio ariko akaba uyu munsi avuga uti inzara imeze nabi dore ntago abantu kiya ntago muri kuboneka kandi n'abasani twa promoting twakoreye indirimbo twabanye
ntago bakitwibuka byaranze byabaye wababwira bakagaruka muri studio se ubu ngubu nyine bashinze izabo bashinze izabo babaye abaherwe ahubwo cyangwa se bazandukirite bamakazi one touch yivemo se none se rekiritoma niyo yaba 200,000 wayanga wakorera hangahe 200 nayakenyereraho ya rekiritoma niba narahembwaga za jana byabaye amateka ubu byaranze yawe oya twaba turengereye kabisa wamwatse se nka miliyoni nk'eshanu nawe ukigira ibyo wikorera afite umutima wo gufasha ase umva nkubaze Jado bira bintu byigeze kubaho bya Green na Nuze na JayPolly bavuga yuko ngo Jay nyakwigendera JayPolly ngo yari yasnicinze Green kugira ngo atazajya akorerwa ibikorwa muri touch byari byagenze gute urumva igifi kinini kirya abana urumva rero nk'uriya nyakwigendera yari ifi nini urumva nk'umuntu wari ufite izina yari ifi ntoya yari agafi gatoya urumva rero icyo gihe ntuza JayPolly yazaga bose abamira ni muri ubwo bose babaga bari ase nandaro zo kugira ngo gisave muri touch ubundi byari byagenze ngo arengoye mugo oya habaye ahubwo ko John yigeze kumufotora ngo ari kurya umwana nibyo byabaye kuri Kigali hit nibyo byabaye inanda urumva none urabona ko bimwe nakubwiraga by'abana nta kintu byakumarira bira bitera umuvumo kuvuga ngo boss touch nase mbona touch yasi koresha inkuru zuko yirukanye gisa muri touch record kugira ngo atangiza izina rya touch Mutesa niwe wahise avuga ati uno muntu sinzongere kumubona niyo nandaro yatumye bahita banamusezera naho hatumye gisa kinganzo yikubita hasi ko gisa mwaramutaye itajya muri Kina Music yakozeyo uruyenzi Keremasa nkaho ari kumugerageza ngo arebe ko yamwubura uruyenzi ubwo sinzi aho yahereye mu ruyenzi ahita yinjira mu biyobyabwenge urugendo rwabaye rurerure ni urugendo ni rurerure nuko nguko disi yego nuko nguko ibintu biba bimeze ni izo nzira abasani bagenda bacamo mu buzima bugiye busanzwe n'intambara za hato na hato abasani baba baragiye barangira abagiye bakora ariko gusa n'ubundi still never give up ibintu umuntu agomba kugenda ahora akora cyane agenda arushaho kugenda yereka abantu ibikorwa byiwe byiza Jado turagushimiye cyane kuba witabiriye kubabaza gira ikintu kimwe ubwira abanyarwanda bagukunda n'abasani bose uzi wagiye ufasha muri touch record bagiye baguca mu maso babwira ati nibi unabagira inama unagire n'inama n'abasani bagifite gahunda yo kwinjira mu muziki nyarwanda ikintu nababwira nuko umuziki wabaye urundi rwego umuziki warahenze bamwe bibwiraga ko wazana tarani wazana veni ngo dukore projet ubu nk'uyu Nizibiti utamuhaye nk'ibihumbi 200-300 ntago yagukorera indirimbo urumva rero niyo mpamvu ufite no kugenda hakaba hashira n'icyumweru nta muhanzi urabona kubera ko babahanzi bo mu cyaro ubusaragurisha isambu aragurisha inka urumva ni ikibazo gikomeye abanyakigali nabo banagiwa babahanzi babashaka gutera injuga nawe ayo mafaranga ntago abafite ariko inama nabagira abafite tara bashaka ba manager babashyiremo amafaranga umuziki ubucano zisigaye zirwa zicuruza ku buryo nk'ubu ngubu indirimbo yikoze wagira kaviyuze nk'ibihumbi 100 uraryamo wagira agataramo wakora mu kabari bakagukubita ifungo ukiberaho rero ngiye ikintu nagira abahanzi bano bagafashe bazajye bibuka abantu babanye hati no twabanye kuri kaburimbo twasangiye icyayi twasangiye mu karo yibuka na wa muntu avuga ati cyo kora n'umutipe ntago twabanye nabi areba uburyo ki yatanga ubwo bufasha yamurebera mu gitabo kimwe ko hano hanze arega abantu bose ntago bose bishoboye hari abakene
kuburyo ati Jado ufite umwana basi Minerivare usize abana bangahe Jado babiri Minerivare niyo yavuga ati Jado igihembwe kimwe mwishyurire Minerivare y'umwana si yabakoze abakoze kabisa si ibintu biri very simple ya murabyumva rero ko Jado nyuma y'urwo rugendo rwose mu by'ukuri uramutse waraciye kuri Touch Record cyangwa se muri Unlimited wasubizwa amaso nyuma ukavuga uti yari umuntu ariko hariya wandikaga cyangwa se wanatumaga akantu iyo nabaga ndi muri studio ukaba wamuremera cyangwa se ukaba wanamwishyura n'igihembwe cyangwa se igihembwe kimwe ku mwana afite abana babiri afite n'umudamu ariko urumva akazi karabuze mwumva ubuzima burimo buragenda nabi ukurikije uko byari bimeze mbere akibona abakiriya mu studio gifite movement ubwo uri umunyarwanda wakanagiye kuri Touch ubwo wazatubwira cyangwa se ukaba wagerageza kuzamuka hano Nyamirambo muri studio yitwa ngo One Touch aho ari gukorana na Nesbit yamaze kugura Touch Record noneho mugakomeza ukaba wamugera ukamuremera ukaba wamugera ukavuga ati muhungu wanje dore nkuguriye nenda nagafuka k'umuceri abana batazabura icyo barya bavuye ku ishuri cyangwa nishyura Minerivare nuko kuntu bimeze dukomeza tugira umutima w'impuhwe tugira umutima wo gufasha and then tuzakomeza tubakubite ibindi biganiro byo kuzibura tubazanira abandi bantu bafite amateka nk'aba Jado Bombo Tota sawa murakoze